Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 27 ukwezi kuracyari ukwa gatanu y'umwaka turimo n'ibihumbi 2025 n'amakuru meza, amakuru ashimishije, amakuru mu by'ukuri yagateye abanyarwanda gukomeza gukunda igihugu cyabo. Tugiye kwibanda mu buvuzi bwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ejo ku wa mbere abaganga bo muri CHUK bakoze operasiyo yashimishije abantu, bakoze operasiyo mu by'ukuri byatumye igaragaza revo y'ubuvuzi igihugu cy'u Rwanda kigezeho. Ni revo nziza cyane, ni revo ishimishije, ni ibintu byiza cyane abantu benshi bari gukomeza kwishimira, ndetse abanyarwanda benshi bari gukomeza kuba proud y'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'ahantu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda riri kugenda ryerekeza. Nyuma y'imyaka 30 igihugu gisenyutse, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akubaka u Rwanda rubereye abanyarwanda kandi buri umwe wese yishimiye. Ejo itsinda ry'abaganga ba CHUK muri serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zo mu rwungano ngogozi bakuye igiceri mu gifu cy'umwana w'amezi 18 bifashishije endoscopy. Endoscopy ni uburyo bwifashishwa n'abo kwa muganga mu mubiri hakoherezwayo akuma gafite kamera. Uyu mwana yaramaranye ukwezi iki giceri mu gifu, ndetse nyina avuga ko yari yarabwiwe ko agomba kubagwa kugira ngo iki giceri gikurwe mu gifu cy'umwana we. Uyu mwana rero reka agere muri CHUK, agezemo aba baganga baraterana bashinzwe indwara zo mu rwungano ngogozi, baraterana. harimo umudokiteri yitwa Dr. Eric Arutaganda ndetse n'itsinda ryiwe muri CHUK. Barangije bamaze guterana, babona nyine hari uburyo bagomba gukoresha kugira ngo bitabaye ngo umwana bamubaga igifu, basatura inda, bagire gute. Baraterana bakoresha buriya buryo rero bwa endoscopy, kumwe boherezamo nyine kuma kamera, hanyuma igiceri kivamo amahoro, umwana bameze neza. Abantu benshi bari gutungurwa cyane no mu buvuzi, abantu benshi bari gutungurwa cyane n'ukuntu urwego rw'ubuvuzi intambwe rumaze gutera. Ibi nimbivuga ubyumve neza. Aha ndahera ku kijyanye n'indwara zo ku bwonko, brain. Ndagira ngo nkubwire ko kuri ubu ngubu ntabwo bigisaba ngo niba urwaye wenda ibibyimba wenda nko ku bwonko cyangwa se mu mutwe, ngo bisabe ngo barasatura umutwe, baraza bakora operasiyo y'umutwe basature ikibyimba bakibage. Rekada, basigaye bafite ikintu bita tekinolojiya. Ni tekinolojiya mu buvuzi, tekinoloji mu buvuzi ku rwego nyine kubaga ikibyimba cyo ku bwonko ntibigisaba ngo basature. Rekada, kumva ngo umuntu ngo ntabwo ngo nsinzira ngo mu mutwe ngo njya numva ibintu biri kugendagenda. Rekada, bafite ibyuma, bafite amasikaneri, mw'abantu mwe birarenze. Nigeze kugera ibutaro ni muri Burera, nigeze kugerayo mbona ibyuma bafite, ibitaro bikuru bitransfera y'abantu niba indwara zarananiranye bakandika, hariyo ibyuma ku rwego. Tugeze aho igihugu cy'u Rwanda kigeze aho wumva ngo i Burayi batransfeye mu gihugu cy'u Rwanda, ngo nk'uko wumva ngo abantu ngo batransfeye mu Buhinde, batransfeye hehe, batransfeye muri Amerika. Tugeze aho noneho ayo mahanga nayo atransfera mu gihugu cy'u Rwanda, agatransfera abarwayi ngo mu gihugu cy'u Rwanda, bafite amamashini bakurebera. Nk'abantu mwe birarenze.
bafite imashini zigezweho, bareba niba ari indwara zo mu mutwe, niba ari indwara zo mu gifu, mu Rwanda niho babishoboye. None se niba tugeze kuri level umuntu arwara ikibyimba mu mutwe cyangwa se akarwara indwara zo ku bwonko, ugasanga ntibisaba ngo umuntu ngo babanze basature, ni imashini bakaza bakareba bakoherezamo akantu gato, nyine wumve birarenze. Ubuvuzi bwo mu Rwanda bumaze gutera imbere ku rwego rwo hejuru. Ibyuma u Rwanda rusigaye rufite birarenze. Ngira ngo nk'ubu iki giceri option ubuvuzi butaratera imbere kwari ukubaga, cyangwa se n'igihe byashobokaga bakakubwira ngo transferi ni mu Buhinde, twe turabona ikibyimba cyo ku bwonko turabona tutabishobora. Ariko u Rwanda ibi byuma bijye bitandukanye nk'abantu mwe birarenze, nakubwiye ngo birarenze ku rwego rwo hejuru. Uragera ku mahopitali, wenda reka tuvuge ko amasantere do sante wenda abantu wenda bajya kwivuza nyine n'indwara nyine zisanzwe, ukagenda wenda bakakwitaho bikagira gute, byaba ngombwa ko baguhereza transferi mu mahopitali, ugerayo bakagukoraho ukavayo umeze neza. Niba hari bakohereza ngo genda ca mu cyuma, wenda ibyuma kuri hopitali batafite, bakakohereza wenda nka za Butaro ngo genda, cyangwa se bakakohereza n'ahandi bati genda muri za Roi Faisal, genda bakurebere, hanyuma turebe ibisubizo ukuntu ibintu bimeze, uvayo nyine unyuzwe, uvayo uvuwe nyine byo ku rwego rwo hejuru. U Rwanda ruri gutera imbere mu bijyanye n'ubuvuzi, n'intambwe yo kwishimira, n'intambwe yo gushimira intore zirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uru Rwanda rarufashe ararwubaka mu myaka 30. Igihugu cyarasenyutse. Icyo twamwitura perezida wacu, mbona icyo twamwitura ari ukumukunda, ni ukumukunda pe, kuko ibikorwa byiwe biragaragara ahantu hose. Iterambere ry'igihugu aha wenda turi kwibanda mu buganga, biragaragara pe, biragaragara. Ni kenshi umuntu yajyaga kwivuza ugasanga wenda abuze nk'imiti, wenda ugasanga wenda imiti wenda nko muri santere do sante wenda ntibayifite, cyangwa se ugasanga irahenze, wenda urivuriza kuri mituweli, wajya mu mafarumasi imiti ukayibona. Nyine ntabwo bikiba ngo gusiragira ngo kugira gute. Umva, iki gihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika aragifasha, aracyubaka. Twishimirira iterambere nk'abanyarwanda. Iki gihugu aragifashe pe, aracyubatse mu buryo bugaragara mu ngeri zigiye zitandukanye. Ibikorwa remezo nyine buri kimwe cyose, inyubako turagenda turaramye tuvuga tutise iyi nyubako buri abantu bazagera muri rafuro ya nyuma ryari bizagenda gute. Iki gihugu rwose pe, ni ukuri uwanga iki gihugu aragatsindwa n'Imana, no kubamenya baragatsindwa. Abanga iki gihugu tw'abanyarwanda turishimye, tumeze neza rwose, dukunda umukuru wacu w'igihugu, aratugezaho iterambere rya buri kimwe cyose twifuza, turanyuzwe pe. Dutegetswe gukunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko ni gake umuntu yabona umuperezida umeze gutya. Uburyo ububanyi n'amahanga, ubucuti n'ibihugu bigiye bitandukanye, kandi ibihugu usanga birakomeye, ni ibihugu bikomeye, ariko diplomasi y'igihugu cy'u Rwanda iri ku rwego rwo hejuru. Imibanire myiza n'amahanga, buri kimwe cyose, navuze ngo mu ngeri zose zigiye zitandukanye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame iki gihugu yagitejeje imbere mu buryo bugaragara, n'intwari yacu. Reka nsoreze aha ngaha. Ndabakunda, nitwa Shadow. Iyi ni Shadow 250 TV. Wishimire ubu buvuzi bwo mu gihugu cy'u Rwanda. RBC, Minisita w'Ubuzima, turabashimira cyane kabisa, muri gukora akazi karenze.
reka nsoreza aha uduhe igitekerezo cyanyu kuri aya makuru, utubwire ngo ese wowe urabyumva gute? Ese wowe doka aya makuru, ubuvuzi bumeze gutya bumaze gutera imbere, urabuvuga wiki ko buboneka gakeya? Doka urabivuga iki? Reka nsoreza aha, reka njyewe dukomeze tubane.